ariko ujye utinya umuntu muhangana hafi umwaka wose ukamubuza kurenga aho ari. Ubufaro bwabo biri bwabuturitse bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Banasaga ziswirwa no M23 urumva ari nk'akantu ziba zitegereje ngo wenda abarundi bazakore mistake imwe sibyo babatumure simbizi nakana umuntu batekereje ariko bano ntago mu Rwanda gisirikare wenda politike muragerageza mukabayobya mukagira mute basa n'abagihuzagurika abarundi muvuga ntayo bafite for sure uzangisha impaka zangisha impaka ntago igisirikare cy'urundi gifite special force y'abasirikare 10,000 abantu b'abakomanda bameze kuri yabirirwa barira siki bararira iki buriya koko bameze nk'abagafashe wagira ngo baragafashe rwose bari mu mihanda mu mipira buri kimwe cyose abanyamenembwe kuhagurutse bahagurukije ngo bamwe uyoga naho baciye batangira kwirukanga imisozi bakawuvira uvira kera nanjye ngishoboye iriya wayizana imbere ngo uvira sirimo iki buriya bayakutumba bamakaneki ibisambo ibinwara umugi ibyo ejo byiriwe binayirwaniramo bombi biriwe barasariramo zirambwebwe ziri muri uvira ngo zahagara imbere ya M23 narakubwiye ngo aba barwanye nta muntu bahagarara imbere sibyo yego ndetse batararwana muri yise ariko giye munansetsa bano ntabwo bavutse uyu munsi nk'aba baseride babonye igihugu bakaba bagitobanga bagicunda yiko ariko mwazakuyemo uvira mu kareba hari ikibazo sikiri kubita mu Burundi ngabo z'abarundi kazi mwumva ko mwahagarara imbere ya FCM M23 twirwaneho resistance mwakora yonyine ntabwo iri hejuru nibura y'iminota 40 aba basore bamanukiye icyari ubwo rega uriya mugi barawugose ntago bikunda rwose bave muri plenishaire bave ibintu by'amarira bakora akazi nk'abagabo n'abagore yego azirongazi mumva ko agiye gutabara sibyo ariko niba babishidikanya ahubwo nyine bafite gushidikanya kandi niwe komanda mukuru w'ibikorwa by'ingabo by'ingabo mu karere runaka yabikuriwe n'umusivili uhari kuko politike niyo buri bikorwa byose uwamubaza menya kubahwa gavana uteganyiriza icyo abawuvira namenembwe ko nabarabawe yakubwira ngo iki urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 so gutera Uvira si gutera Bujumbura cyo cyumvikane gutera Uvira si gutera Gitega gutera Uvira si gutera Kibitoki si gutera rubaye Ruyigi n'ikiri kintu nk'ibyo so abantu bateye Uvira bakayifata induri kaba mu cyumweru cya mbere isiga haguruka cya gatatu icya kane bikavaho ibyo ngibyo niba batera itera rero bareke gute ntabwo mwitera imbabazi sinagira imbabazi kandi mufite amateka akomeye ntago sigira imbabazi rwose ntago sigira imbabazi ntiteze kubagira imbabazi Trump yarebye abantu muri Gaza aho kureba ukuntu barimo kurimbuka no gupfa aravangagiye kuhashyira Riviera Beach abantu bajye baza kubyina mu mirambo n'imibiri y'abantu no mu bibomoke biri muri Gaza Trump yabonye amahano ho gucururiza akashyira imicanga abantu bakabyina aba bantu ntago basoma amateka y'isi ingabo na politiki yo ziva zikagera bagira ibyo bita ama think tanks urumva sometimes habarimo département de recherche abantu birirwa basoma isi ku buryo niba ari mu 23 ugomba kumenya ngo inama yabereye muri G20 ni iki kintu yatwigisha inama ya COP 30 yabereye muri Brazil ni yatwigisha iki niko kwintu abantu b'abanyabwenge babaho ntabwo mwirirwa mu ndaki gusa ibyagaza bitwigisha iki revelation zabaye mu Rwanda zatwigishije iki iza Uganda zatwigishije iki iza Sierra zatwigishije iki ntabwo mushobora kubaka igisirikare cyita muri recherche Departement ya histoire na recherche ziragenda niyo bakagera so ntabwo nabwo bwo kubaho muri survival ngo basurviving so ntabwo nabwo bwo kubaho muri survival ngo basurviving ngo nituze uko ejo tuzabaho ngo twabonye ejo tuhatambuka no ntabwo ari abantu babahanga babaho bagombye gukora etude studies bakavuga bati uruzinduko rwa Emile wa Katani nk'umuhuza mu karere k'ibyaga ruzasiga inkuru kirusize inkuru kiruzize gute ibintu nk'ibyo ngibyo qu'est-ce qu'on a niki ba benefitinze urumva muri urwo rugendo
yego ariko rero Sandrine niba abantu bashaka kurwana kifua kikire ya simbizi urumva ntabwo ndahangango nisingisenda revolution y'abakongomani by the way muyikore ko mushaka tizi right muyitobe muyitobange mukore ibyo mushaka urumva hanyuma abantu bavira bishwe n'inzara abandi babuya bahazi goma so mubikore ko mushaka n'uburenganzira bwanyu nk'abakongomani mwe muri abantu b'abagabo cyane mubikore mutyo nyine mu bitubange nk'abakongomani ibintu byabo bona bivanze bitubanze amagambo menshi atagira ibikorwa ikibazo bafite sinzi icyo aricyo n'abantu bari n'abaorateri n'abantu b'amagambo bahora hafi kudatabara uri mu kaga bigize icyaha kutagira bigize kuki barimo gukora ibyaha kuki bakora ibyaha byo kudatabara no mu minembwe ngo babahe voie de provision amazigire gute barundi niki barundi babwiye ko ari ibiki uri Burundi burimo iki kituma bufite ingabo zidasanzwe hariya abantu biricara bafite igisirikare gikomeye kuri n'amabatayo ya pasinze hariya muri Rumanga bazira division zakoze iki ko bari basangwa igisirikare gikomeye iyo baziha ntuze task yo kubohora Uvira zikanayirinda zira ngabo zasohotse ingabo bamaze bisi bapasingisha umusaruro wazo ruhe ku rugamba ubusuye umunsi bambwira ngo M23 ifite ikibazo cyane power abantu bakora pasa butu ya division ebyiri mu kwezi kumwe do you think abantu baroroshye genda umusomyi w'ibintu bya defense muri aka karere kose ntaho ndabona pasa butu nkiri ya division ebyiri mu bihugu byose bidukikije ndakubwiza ukuri genda ukora ubushakashatsi Tanzania ejo bundi yapasingisha abasirikare musibejo urumva aha hose pasa butu ntabwo ziba mwibanga za Uganda naho hose kereka wenda biriya wabikora wakoze nk'ibintu biri suforme y'itorero ariko bitari ingabo yego none mukarenga mukazita n'abakomando sozone division y'abakomando abo barundi muvuga ntayo bafite for sure uzangisha impaka zangisha impaka ntago igisirikare cy'urundi gifite special force y'abasirikare ibihumbi 10 batangiye kuyubaka ejo muri itegeko rya special force risohotse muri 2022 ngira ngo donc itegeko rya gisirikare mu Burundi rigena ingabo zidasanzwe ntabwo iri amara imyaka 5 rero imbaraga zirahari za gisirikare sibyo yego amanyanga leta yarakoze yarashe Minembwe ya port aerodrome irasama ikenge na square ejo bundi ibizibiti birahari ibi nabikora Emile Wakatari yaje icyo ni ikizibiti cya kabiri ariko abantu bameze nk'abari muri comfort igoma na Bukavu sibyo yego ntabwo tuzi ngo ubusu bwangwi Shombo Patrick Gavana wa Sud Kivu plan ateganyiriza abanyaminembwe kuko barimo bayagombye kubayobora urumva yego kandi niwe komanda mukuru w'ibikorwa by'ingabo mu karere runaka yabikuriwe n'umusivili uhari kuko politike niyo buri bikorwa byose uwamubaza ngo nyakubahwa Gavana uteganyiriza icyo abawuvira na Minembwe ko nabari abawe yakubwira ngo iki uwabaza Gavana Bahati nyakubahwa Bahati uteganyiriza iki abarubero centre na Butembo Ville ubwo wenda Beni naho tuhavuge uhateganyiriza iki abantu bameze nk'ibiyakiriye baraparitse urumva deni bari mu kuvuga ngo ngaha M23 mbare mu maso mwarashe Uvira mu Minembwe gatungana ikibazo kiri he muraririsi muje gutakambira isi ntago bikunda rwose bave muri prelenishari bave mu bintu by'amarira bakora akazi nk'abagabo n'abagore yego azironga zimva ko agiye gutabara sibyo ariko niba babishidikanya ahubwo nyine bafite gushidikanya so ingabo zirwa zikora iki mu by'ukuri mu ndake mu makosi muri fresha buri kimwe cyose bafite abakomanda beza bakoze akazi General Sematama wahatabaye Uvira narabikubwiye muri strategie militaire ntabwo ndi umuntu ugiye tangaza mu gisirikare ariko twese turasoma tuzi ubwenge narakubwiye ngo ushaka kurinda ushaka kuba shuwa y'umutekano wenda w'igipangu cyawe niba ibipangu bikuzengurutse byose waba uri shuwa y'umutekano uri mu byo bipangu kuko icyaturikiramo cyaturitsa ni wawe mu buryo bwa tactique ndavuga ngo iyo ufite umusozi umwe ufata indi 3 kandi ntuyigire ko ari ibirindiro byawe ikirindiro kiri hahandi nyine washyize defense yego ariko imbere ni hazima imbere hakurikiye ni hazima ahandi hakurikiye ni hazima none se Minembwe izaba nzima gute kandi uvuye aho ngaho za kundondo ukaza mu kaziba niba ari kaziba ukaza Rugezi ukaza hose kuri ya konturu yabo za Mikenka aho ngaho aho ngo bari ku ipupu na hose bajya bavuga ibintu bajya bavuga amazina ntasobanukiwe nine ntabwo mwaba sefu mutarapanuya defense ngo imbere yaho mwamwita amazina mwe muhezeye imbere ya Minembwe already Uvira bavuyemo Uvira yamara kuvamo ikintu kiba gisigaye mu buryo bwa mpuzamahanga no kumenya niba na Cibitoke urumva ibazigamiye amahoro
kuko iyo utata burya uranambuka hakurya ukamenya niba nta duyi wagutera tuze cy'ibitoke. Ibyo ntibivuze ko ari intambara y'abarundi n'abanyamurenge, ariko bakuremo minembwe, sibyo? Bambe ntuze Uvira bayikuremo, nanjye vuga ngo bakuremo ntuze we nanjye gutangiza ijambo bitwa ga ariko ntabwo ari ryiza. Ntabwo ari byo, ntabwo byabikwiriye rwose kwivuga kuri mikorope, ariko nabitekereje mano w'imbere ko nabitekereje. Yego, biriya bintu biri hano bikuremo bibamborye. Abantu b'abakomanda bameze kuriya birirwa barira siki, bararira iki buriya koko? Bameze nk'abagafashe, wagira ngo baragafashe rwose, bari mu mihanda, mu mipira, buri kimwe cyose. Abanyaminembwe abantu barira ati sekadije baransetsa bakanambabaza, ariko akuremo Uvira hiriya ni iki? Iyo muvuga na Uvira babona ntazi ikintu kirimo. Uvira ni iki? Abarundi rero bazamuye, ingabo z'uburundi zazamuye agahanga, wari ba generali 3, ba generali bangahe, uburo bwishini bugira umusururu, bagiye bagakuramo Uvira. Ariko mwazakuyemo Uvira mukare, hari ikibazo kiri kubita mu Jambo niyo wabivuze ati Marshal kuba uvuga utyo ko yabananiye wajya ureka kubatera courage. Uvira inana mu 23 sha gakufe yavuze ko ngo wamuha amasahane ngo yabageze hano, numvaga bayikuramo wenyine. Anene niyo yavuze ko yaba menshi, kandi ngira ngo gakufe banza yarasubiye muri biriya bice bihegereye, kandi sinawe wenyine bamuhaye itegeko gusa. Bafite abakomanda beza, aba baserugaba bande yande erega n'uyu nguyu nyine ubayoboye Sematama n'indwanye Karundura. Icyo kintu ariko urakoze kugikomozaho tunava kuri ingingo Marshal, aho banavuga ko ngo bishoboka ko batarahabwa n'itegeko. N'itegeko ubanza ribatera ikibazo bano bantu. Ati kandi ntago wafata iki uriya umugabo mukuru yego atataraguha itegeko, ati byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ati rero mushobora kwa mwitiranya yuko Uvira naniranye ariko batarahabwa itegeko rya Makenga. Bamwe ati Makenga natanga itegeko, waranabyumvishe ko Gakufi yabivuze. Akomereza nawe rero niba ari itegeko tuza uruhamo. Makenga nawe akenera itegeko rya ntuza rya Corneille na Freddy Kaniki, kuko no bamukuriye. Ariko iryo tegeko ntago ari itegeko azisace nk'uko wategeza ngo itegeko, bategereza kubifata kubyumvikanaho de façon consensuelle. Urumva ashobora kuba abitekereza nk'umusirikare, abanyapolitiki bati diplomatikoma et politikoma birimo ikibazo. Yego, aba bose bambona impa bujya n'aba boss. Urumva niwe yabasinye akagidoha, politiki ishobora kubita bibemerera, ishobora kubita bibemerera, ariko abasirikare bahafata. Nukuri kose ingabo z'u Burundi, ingabo z'abarundi kazi, mwumva ko mwahagarara imbere ya FCM V2 twirwaneho, resistance mwakora yonyine ntabwo iri hejuru nibura y'iminota 40. Aba basore bamanukiye icyarimo, ubwo rega uriya mugi barawugose, none se kumanuka Kamanyora, Ruvungi, Sanje, ukamanuka sinzi Kiriba n'iki, ubugeze Uvira, guturuka mu Ndondo ukigira imbere ukagira gute? Urumva kuva aho ibari rugeze niba ari kibesi nibuka neza hajya hepfo ni ibintu byoroshye cyane. Uriya muhanda RN ya 5 niba N5, urumva M23 y'abagose bihagije, sibyo? Cyokora ikintu yakora kiza kera kirabura ni ukwandika ya matangazo ya ultimatum igiye kuvata umugi, kubwira abarundi ngo tubahaye amasaha 28 mwe mwakwiye ingabo zanyu aho ngaho, kubwira FARDC ngo kuko ntago MONUSCO gikorera muri Sud Kivu, buri muntu wese ashyira intwaro hasi tumusange kuri province. Urumva ibyo ngibyo babikora kandi bigakunda. Hanyuma kubwira abaturage ngo mugume mu mazu yanyu ntimucaracare. Ibyo ngibyo nubyumva iryo tangazo uzamenye ko Uvira yafashwe. Igihe itarandikwa rero akosha umurindi w'intambara wabereye za Sake usakuzana abazi ziriya mbwebwe ziri muri Uvira ngo zahagara imbere ya M23. Narakubwiye ngo aba barwanye nta muntu bahagarara imbere, sibyo? Ndetse batararwana muri iyi, ariko giye munasetsa bano ntabwo bavutse uyu munsi nk'aba baseride babonye igihugu bakaba barimo bagitobanga bagicunda yiko. Aba bantu bararwanye kuva kera, barwanye na Zimbabwe, bararwanye nandi Sematama banga bazi intambara, sibyo? Yego, za Zimbabwe barakubise, za Namibia bacira hasi, Chad hita yirukanka, urumva? Za Angola zakandiho biranga. Recently Samidi arasirirukanka,
ataza yibangira amaboko cya kindi kitaga abantu ngo nintuze ngo ni inkona n'iki byose ngo ni kunguru urumva nabonye arimo kwisopasopa nk'uwisopa ibisasu abo bose barakubiswe abarundi babaga mu hehe sinakubwira none nguri general kanaka nguri iki ntabwo bantu mu Rwanda iyo bakubwiye ngo turaje urahunga ugasaba imbabazi ukirukanka nkabira basa medias bakoze warwana nabo se abarundi bazikwega aha dusozeze kwa kakana abarundi ntibagose minembwe kuba batayirasa ngo bayifate n'impuwe oya kuki se yabananiye uwakunaniye kumutererega aguteye yakurasa none se ngaho nibagende bayibohoza uyu munsi niyo ngabo natange order batangiza ibyo bitero byo barakuse minembwe barebe ibintu babakorera ahubwo wanasaga zitwirwa no M23 urumva ari nk'akantu ziba zitegereje ngo wenda abarundi bazakure mistake imwe sibyo yego babatumure simbizi nakana umuntu batekereje ariko bano ntago mu Rwanda gisirikare wenda politike muragerageza mukabayobya mukagira mutebasa n'abagihuzagurika ariko ntago mu ntambara wajya mu mitsi y'abantu nikibikwereka nyine ko iyo bakoze defensive ntago batsinda buriya position ya mubambiro yana Abanyafrika y'Epfo buriya yananiwe gukuramo Sake kuve mu 20 bavuga na Kimoka n'ahandi hose bari baturanye Sandri bari banaga mu maso ngo ubukorosi bwanyuragamo wagira ngo gutyo wakata gutyo ukahita ubona ikigo ariko ujye utinya umuntu muhangana hafi umwaka wose ukamubuza kurenga aho ari ubufaro bwabo biri bwabuturitse bagira gute ibintu nk'ibyo none se dusubire kuri side ya Agse ya Kibumba Agse ya Kibumba leta ya Kinshasa horaga yibwira yuko M23 yananiwe gufata Kanyamahoro sibyo no gukuramo hariya ku mantene hasi ari ya mantene yandi niki siko bahoraga bibeshya yego ariko M23 yatangiye bita mouvement de marche kubyo bita guhagurutsa ingabo bahagurukije ingabo bamwe uyoga naho baciye batangira kwirukanka imisozi bakawuvira kera nanjye ngishoboye iriya wayizana imbere ngo uvira sirimo iki buriya bayakutumba bamakareki ibisambo ibinwara umugi ibyo ejo byiriwe binayirwaniramo bombi biriwe barasaniramo abarurirwa barasana wanarwa kujya kubarasa bakuranira nabonye harya umusacyanse ngo bapfa inyama bapfa iki ibintu nk'ibyo bapfa inyama ndaje ndagwa link y'umuseke ndumva nyina zejisho none haka nibura banapfuye ikintu gifatika pe kubera ko bapfuye inyama nasharika ngende nagira ngo bapfuye ubusa ariko man inyama zirafatika koko inyama bazi ko utari umukunzi wazo nkanjye hasi nkaba numva wemeye ko zifatika ubwo nibyo nago nabyemera nago nabihakana nago urubanza warutsinda nago narutsinda kabisa katwikomereza ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787
cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.